Ibihe byiza kuri udukurikiye, hari uwatubajije ikibazo abaza icyo umuntu yakorera umwana wonka intoki, mu by'ukuri abana bashobora konka intoki kubera impamvu nyinshi, umwana ashobora konka intoki kubera ko afite siterese, kubera ko atishimiye umuntu umuhetse cyangwa umuntu umufashe mu ntoki, cyangwa akaba yakonka intoki kubera ko ananiwe cyane, nk'uko ashobora konka intoki kubera ko abangamiwe, yambaye imyenda ishyushye cyane, ari ahantu hashyushye cyangwa mu by'ukuri atamerewe neza. Rero ibi ngibi tugomba kubimenya, ukamenya ko nimba umwana ari siterese ukabimenya, yaba yananiwe amaze igihe adasinzira ukabimenya, yaba anabangamiwe ukabanza kumenya icyamuteye konka izo ntoki. Rero ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ugushaka ikintu kimurangaza, nimba ari amajuwe ugashaka ibijuwe, ibikinisho by'abana ukakimuha akagikinisha, bigatuma atonka izo ntoki, kuko akenshi konka intoki nta kibazo ntacyo bitwaye, ariko iyo bibaye kenshi bishobora gutuma wa mwana agira izo ngeso akazakura anazifite, kuko hari abo twabonye agera no mu myaka 10 acyonka intoki kubera ko batabashije kubihagarika akiri muto, kandi ibi ngibi iyo agiye ku ishuri bishobora gutuma abandi bamubona nabi cyangwa bakaba bamutera siterese. Usibye kumuha ibikinisho rero, hari icya kabiri ukwiye kumenya, ni uko wagurira umwana agasusete. Agasusete, twa dususete bashyira mu kanwa k'abana, dukwiye kumenya ko hari udususete bitewe n'imyaka umwana arimo, kuko umuhaye agasusete katari ak'imyaka ye akajya agashyira mu kanwa, bishobora kuzatuma agira malformation ku buryo amenyo ye atazahura, kuko aya magufa yo hejuru n'ayo hepfo agenda ari ekarite n'izo susete zidahuye n'imyaka y'umwana, bikazamutera ikibazo. Ni byiza rero gushaka umupediatre akareba izo susete ugiye guha umwana, yasanga ziri adapte ukazimuha, yasanga zitari adapte akaba yagushakira susete waha umwana wawe kugira yirinde kujya yonka izo ntoki. Ikindi twamenya aha ngaha ni ukwankuraje umwana wawe igihe yonsa intoki ukabimubuza, noneho ukamwereka ibindi yakora, ukajya umwankuraja, yaba ari gukora ibyo bindi bitari ibyo konka intoki ukamwankuraja, ukamuganiriza neza akabyishimira. Ikindi rero cya nyuma ukwiye kumenya, nk'uko twabivuze, ni ukumenya ayo madeclencheur, nimba umwana yonka intoki ari siterese, ananiwe cyangwa yabangamiwe, ari ahantu yabangamiwe, ibyo byose ubimenye byafasha kumenya uko wafasha umwana wawe. Wabona bitinze bitari gukemuka muri ubwo buryo, ukaba wamujyana ku mupediatre akaba yagufasha.